mureba kakagegera ngiye kubereka uri muhiri imbere uburi neti bubi uburi kwigana umusaza wacu uri kumvuga wowe kavugira hiye niko shawo karaza kabona mudirisha umvangegera uvuga abantu mungu wagatanazi nta gupfa kumuvuga uko wiboneye uze rwose ufite impano yo kwigana perezida iyo ufite impano umva rero nkubwire wamuhira imbere we iyo mpano yawe uzumvuga ubusa urakagwe natege indege nkaza ngakumanikisha amaguru ukamanika amaguru n'uburyo ukabwereza umbije n'ikindi gihe ujya uvuga abandi umuhungu wa gatanazi nagafu k'imvugwa rimwe iyo mvuze mitangwanya ko byananira nkakukubita umwuko kunda twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Snow TV kuri mikroni gacha on remake sure click subscribe amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abantu bari mu diaspora mwese ikaze. Salamu musore. Salam. Uyu munsi niki tuzaniye? Ikintu mbazaniye rero maze iminsi numva umucamanza mukuru w'ingegera uyu niwe ngiye kugarukaho ariko noneho nje mwisura nshya nje ndi umushinzacyaha mukuru w'ingegera. Ibyo bintu se birashoboka? Ladies and gentlemen in diaspora and local ni Snow nk'ibisanzwe. Rero umushinzacyaha mukuru Snow maze iminsi negeranya ibimenyetso bya kakagegera kakabwa kagapusi kagaturo kakagoryi ariwe muzi nka kakajwi nkaba ninjiye mu rukiko nzanye ibimenyetso byose wakibaza ngo what next niki kigiye gukurikira. Ikigiye gukurikira rero nuko hano tugiye gutangira kugaragaza ibimenyetso byose bya kakajwi. Ibyo ashinzwa byose muraza kubibona ndetse nuko urubanza ruza kurangira. Isaha irabura iminota mike ngo urubanza rutangire. Abamuzi mwese ndabizi ko mutazi amafuti ye kuva mu bwana bwe kugeza akuze. Rero niyo mpamvu nje ngo mbabwire buri kimwe cyose uko mwakibonye. Dutangirire ku isura ye. Iriya sura ye mubona itameze neza. Hari abantu benshi mwibaza icyo yaba yarabaye. Kakajwi icyo yabaye mwiriya sura ubu nicyo kinzanyaha. Nje kukibabwira mbishyire ahagaragara. Kakajwi iriya sura yazize ubujura n'ubugegera n'ububandi bwa hato na hato, kumena amazu ndetse no kuyatobora. Dore kimwe mu bimenyetso twasanze mu nzu yatoboye kiragaragaza ko bamukubise mwiriya sura bakayimena. Bamukubise ipanu mu isura barayimena. Niyo mpamvu mubona isura yiwe yapongoshe ikaburungushuka. Ubu rero kakajwi yakubiswe iyi panu. Nta wundi wari warayigezeho usibye ngewe uyivumbuye nkayisanga aho yapfumuye yinjira mu nzu aho bari bamukase umutwe agasigarana kare agasura gakase izuru. Iki ni kimwe mu bimenyetso kandi biramuhama nk'umushinzacyaha. Urukiko narusaba kumukatira igifungo kitarengeje imyaka 25.
nkaho bidahagije ka kajwi wanyu mukunda yakomeje kwigira inturi indara akomeza gukora ibigwi mu bugizi bwa nabi. Rero ka kajwi ndasaba umushinjacyaha gufata iki gikoresho gikoreshwa n'abashinjacyaha hanyuma akamukatira agakubita aho bigenewe kugira ngo iki cyaha cyemezwe. Ka kajwi dore inyundo. Iyi ikimaze mu rukiko nuko Nyundo ubishinzwe akwiye guhonda aho bikwiye akemeza ko uri agasambo. Ndabisubiramo, agasambo. Ka kajwi nawe ukomeje kuburungushuka mu mateka. Iki ni igikoresho cya mbere. Njye nk'umushinjacyaha ibyaha yakoze ndetse nkaneza abantu bose yatutse, nta kindi ndi bukore, ndakoresha naho ibimenyetso. Ka kajwi ibimenyetso nkoresha hano nkuvana mu nzira, neza abantu bose watutse, disipurine warayibuze, wataye ubwenge. Aha ni ukuyoyoma, sibyo nyirigiteri we, ni wowe nyirigiteri, nawe urabizi, ni wowe ukora udutendo wageze aho utwara indobo y'ibiteri. Nibambabarire bakureba ukuntu kuri screen witwara, uritwara koko nk'agasambo. Nababajwe n'ukuntu watatse umwana ufite impano yo kwigana ijwi ry'umukuru w'igihugu, umusaza. Uyu mwana watatse wagiye kumuzanaho bya bitutsi byawe usanzwe utukana. Rero reka abagukunda ndetse n'abandi bagukurikire batega amatwi ibyo uvuga. Mureba kakagegera ngiye kubereka. Uyu muhiri imbiri uburi neti bubi, uburi kwigana umusaza wacu, uri kumvuga wowe kamugira hiye. Niko shawo karaza kabona mudirisha. Umva ngegera ujye uvuga abantu mungu wagatanazi nta gupfa kumuvuga uko wiboneye. Uze rwose ufite impano yo kwigana perezida, ufite impano yo gusanga umwanda nge mizo kugukubura mwigijeyo. Genda. Dukomeze tureke kumva uyu mugabo ungana n'akabiriti. Nako akabiriti kaba karimo umuriro ndetse n'imyambi ishobora gucira umuriro. Ka kajwi ungana n'agaporoporo. Rero nakuziye, isaha irageze ngo nshyire hanze ibyawe. Ka kajwi ngiye kugukuramo nyiraburemo. Ka kajwi ndakubagamo nyiraburemo. Ndaje nguteruremo nyababyeyi. Ka kajwi wowe ka kagegera, ka gaturi, ka gapusi, ka gahene, ka kagurube uzwi nka ka kajwi. Ka kajwi rero ndabona ikigukwiye ari ukukujyana kukubagisha mo nyiraburemo. Ka kajwi njyewe naje wakirigise inkuba. Uyu muhungu watatse hari aho umuzi wangegerawe. Yewe ndabizi ko uri umucamanza mukuru w'ingegera, nge mpari nk'umushinjacyaha mukuru w'ingegera. Niyo mpamvu izi ngegera zose ziri kuzerera ku mihanda ya YouTube zikuriwe na ka kajwi
ngiye kuzoza kuri YouTube, nkakubura umwanda wese nkawuvanaho manjije kuwufite agasura gasa n'ak'ingagi. Akaguge kakajwi, akaguge kakajwi, remove on YouTube. Dukeneye kuza twumva uturirimbo dusingiza Imana, ntago dukeneye kuza twumva ubuduhira bwawe. Uraduha wowe, ndaje nkukuremo ubwo bukote ndetse n'ubukabutura, nta kindi nkukorera, ndagukubita agapanu kunda. Kakajwi ndagukubita agapanu kunda, nongere nkukubure mu mutwe. Wowe kakajwi ukomeje kwesa imihigo mu gutuka abanyarwanda, ubatuka nta n'icyo bakugize. Niyo mpamvu ngomba kweza buri umwe wese wagizweho ingaruka na kakajwi. Uwo kakajwi yateye igikomere nje kumwomora, nta kindi nakora usibye komora kakajwi, usibye komora ibikomere yabateye. Kakajwi ingegera ikuriye izindi ingegera, ingegera mpuzamahanga yo ku isi hose. Ndaje nkudahemo nyiraburemo. Kakajwi wowe iyo sura yawe irwaye imbeba, wowe wariwe n'ipusi. Rero imbeba zijya mu mbeba, ndaje nkukure mu nzira. Nta bundi buryo usibye kugukubura, nkakubura n'umwanda wose uba wasize. Uratinyuka ukibasira umuhungu ufite impano ukorera ku Isumo TV. Ku Isumo TV biraza ukazana utugambo, wowe kadogo w'ejo bundi, nyirigiteri nyirikivuzo. Nkaho bidahagije, ndaza gufungura amacapitire ndetse n'andi mapaje yose y'ibintu byose ukora. Ubu ngubu ndacyari kuguhereza, kuko ntago ndafungura capitire zawe zose. Umajije kuzonga abanyarwanda, ubatera isereri mu mutwe. Mvuge no ku banyarwanda nabo ndaza kujya nkubita ipanu kunda batukana. Mu kiganiro cy'ubushize abanyarwanda harimo abo nabonye bagira disipurine bagatukana. Namwe muri izi mwabigoryi mwe, namwe muri izi mwabicuma mwe, namwe muri izi mwamidaho mwe. Ndaje mbakubite agapanu kunda, ndaje mbakubite agapanu kunda. Ubutaha ndajya mbashiriza nkushiriza agacapati. Muri kumva mwabicuma mwe bitukana. Ubutaha rero ni ukujya mbavangavanga nkucugusa agacapati. Ahaho niho nzatereka kakajwi ku cyokezo, nkajya musimbiza, nkongera nkasimbiza paka n'indi burungushutse nkamena hasi. Kakajwi wowe ndaza kukuburungushura inda n'amara. Kakajwi ndaza kukuburungushura umurizo wawe. Noe kakajwi isaha yawe yageze. Wari warigenje ngo ntawagukoraho, ngo mwene gatanazi mikwege, warakwedutse ukweduka umunwa, ukweduka n'amazuru. Rero ntago bizongera, ngiye kuyigira nk'imyutati.
ndaje nguhindure akamyutati mu gihe gitonya. Iyi ni capitire nshya mu gitabo cy'umushinzacyaha ari gushinza ka kajwi, ka kagegera, ka gahini, ka gaturi, ka gapusi, ka kabeba. Ubu rero nta kindi kigiye kubaho usibye kujya ndambura ibyawe byose nkabivuga. Warihishe ngo ntawe ukuzi, ngo mu basitari bose, ariko njye nshaka kukumena hanze nk'umushinzacyaha wangegera we y'umucamanza w'ingegera, waziwe n'umushinzacyaha w'ingegera. Njye nkuriye abashinzacyaha bose bashinze ibyaha bakanagenza ibyaha ku ngegera. Iyi ngegera ngo ni ka kajwi yakoze iki? Gicucu wokagusha inda mu ziko, wokagushe ururimi mu mazirantoki. Mbivuze muri disipurine nari nibagiwe kagasura ke kaguye muri wesi ari gukuburamo. Agasura kawe kaguye muri wese uri gukuburamo. Ngiye kugushyira ku cyokezo nudashirira ndakaranga ka kagegera. Rero ka kagegera ngo muri Amerika ngo ni kururi, kandi nshobora gutega indege nkakuvomamo ubugambo n'ubutiku wirirwana wa nturiwe. Ka kajwi uyu munsi niwo wa nyuma widagadura uko wari usanzwe widagadura. Hehe no kuzongera kwidagadura nk'uko bikwiye, n'agasura kareba nk'akimbwa iri kunnya mu muyaga. Akimbwa iri kunnya mu muyaga. N'utunwa tumeze nk'utw'ipusi ikomba voka. N'utunwa tumeze nk'utw'ipusi ikomba voka. Wowe ka kagegera, ka gaturi, nitwenda guhuza, nubwo abantu bansaba kuvuga kuri ka kajwi niko numva bakwita, kandi ngenzi ko witwa Hitimana Nyirigiteri, ukaba Nyirigitendo mu bivuzo, umwana w'imasisi. Ka kajwi wowe uvuga indimi masisi. Ka kajwi rero nkomeje kukumenyesha ko utazongera kwinyagambura, ugiye gukatirwa na Nyundo akagufungira mu nkuta enye. Muri Amerika turoherezayo polisi ndetse na ribu, baragusangayo ndaza mu ndege yitwa F1 Snow. Iyo niyo iri buhagurukane na kapiteni wayo, umushoferi uraba yitwaye Mr. Gacha Onuri. Kapiteni wacu agiye guhaguruka, aza indege turayipakiramo umuzigo usa nawe w'ingurube. Musore, niba bishoboka abantu bazakubwira ukore video uraramye, barebe ko utameze nk'ingurube igitwe cyayo kiraramye hejuru. Ubu rero nawe ka kajwi biragaragara ko kubera ukuntu umeze nk'ingurube, igitwe cy'ingurube, umunwa wawe wabaye nk'umunwa w'ingurube, biragaragara ko nawe hari ahantu utemerewe kwinjira nko mu musigiti.
we ka kajwi ka kajegera ka gaturi ka karizo ka kabwa nta miyaga nkushyiriramo umwana yarebye abona uri ka kaguge we ka kaguge ndagutwara muri pariki turebe ko hari icyo wamarira izindi nyamaswa. Kapiteni wacu Honori Gaca, hari ikibazo ufite kuri iyi ndege ifashe flight yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state yo Kakagegera atuyemo? My brother, ntago nabura ikibazo kabisa. None se man, yuko ndi kumva hano ku mihanda ngo ari kwibasira umujama witwa Olivier Kagame wigana ijwi rya Perezida Paul Kagame, biriya bintu mubona bizagarukira hehe? Mu bantu bari buze gukatirwa na Olivier Arimos, kuko nawe yamusubije pe, yamusubije. Ahantu bigomba kurangirira ka kajwi ni mu nkuta enye afunganywe n'utunyamaswa dufite isura nk'iye. Sinzi nimba abantu ariko barabindusha babibonye. Ka kajwi nari nibagiwe kukubwira ko uri gukinisha ibidakinishwa. Wakirigise ku murizo w'ingwe, urongera ukora kuri boro ku gitsina cy'ingwe. Rero reka wakire ibigiye kukubaho. Watatse kenshi imigongo ngo mano y'Imana yagukuruye uri muri Amerika, ariko noneho uraje uhinduke tapi nzajya ngenderaho. Uhinduke tapi nzajya ngenderaho. Ntago ungana nuriya musore ufite talenti yo kwimitetinga ijwi rya His Excellency Paul Kagame. Ntago mwajyana, nta naho mwahurira. Ibyo byawe byo gutega indege ntago byavamo, tike ntayo wabona, waguye mu mazi. Ka kajwi tike wayikura hehe ikuzana i Kigali? Ahubwo ko ngiye kugusangayo nkagukubita utubuno tugatota. Utwo tubuno twawe ndashaka ko dusigara turiho dodani nk'izi Kigali. Utwo tubuno twawe ndashaka ko tuzaho dodani nk'izo Las Vegas mu mihanda ya Ohio ndetse na Texas. Utwo tubuno twawe ndadukubita dutote kugera ubwo tuzanye amatarasi y'indinganire nk'ayari mu butayu bwa Nevada. Kakagegera, nshaka ko nyuma y'imyaka 25 ukatiwe uzafungirwa mu butayu bwa Nevada ukarisha umucanga. Yes, nyuma yo kumukatira urwo rubanza. None se man, yuko ndi kubona bintu biri kugenda bigaragara, abafana be bari kumera nkawe, ibo uzabakatira igare? Abafana ba Kakagegera nabo nutugegera nkawe. Abo bafana narababonye baratukana, nzababurungushura amasura yabo. Ariko nyine babamenye yuko nubundi ibyo twababwiraga ko Kakajwi yaturutse mu Rwanda, nabo babyumviye yuko gazatega indege aje gukubita wamujamo. Kagaturi ariwe Kakagegera. Rero n'abafana be bameze nk'abafite ubwandu mu mutwe, ndaza kubakubita utuntu tw'utumanyeri kutuda twabo turwaye tuyoka. None se kuri biriya yavuze kuri Yago, niki wamuvuga none hangana na Kakajwi nawe? Kakajwi
yapfumutse akanwa yibasira Big Energy. Kakagegera watinyutse akavuga ko ari udutsiko tw'amabandi kandi ari umucamanza mukuru w'ingegera uba mu kuboko kuzirengera. Ibandi rikuru ry'ingegera ryakoze ubugegera mu Rwanda agatoroka nawe agahunga. Noneho we yahunze agiye bamutwaye mu muzigo wari ugiye muri Amerika. Nawe yibasiye kakajwi avuga ko utaye ubutinda bagiye ajya Uganda akagaruka acanye agatara ku manywa ya rukamba, ngo utaye ubutinda bagiye muri Amerika akagaruka acanye agatara ku manywa ya rukamba yaje kugwa nk'umuzigo ku kibuga cya Washington. none se Olivier Kagame twizere yuko ari bwongera musubize? Ntago Olivier Kagame ari uwo gusubiranya n'ikiburaburyo ka kagoryi. Byumvikana yuko we mu muco nyarwanda ngo umuntu ugututse babasubiza gute? Umuntu cyangwa ugusuriye ntumusubize akwita ikiburanyo. Cyakoze arajyahe akajwi inyo ufite n'abandi barayifite. Witegure ko ugiye kujya wajya usurira umuntu ku munwa akagusurira ku munwa no mu gutwi, akagusurira ku munwa no mu jisho, kugeza ako kada kawe katakibasha kwambara ikoti kagatumbarara nk'agapoti bahazemo igipurizo njyewe nkadomaho agashinge kigapfumuka. Abarese ngira akantu mwisabire, musabye yuko mbere kujya muri gereza basi azasiga ijambo. Urabizi ko umuntu agiye gupfa asiga ijambo, nawe basi niba dukurikiye azasige ijambo mbere kwinjira muri kasho. Kakagegera witeguye ute kujya mu nkute nke ko umushinjacyaha w'ingegera agukatiye imyaka 25 kandi nta kibazo cyo kugushyikaho turakoresha polisi mpuzamahanga Interpol. We Kakagegera ushake avoka nawe ukuburanira mu nganya ubwenge umeze nk'uwinyaye ku munwa. Ega nawe winyaye mu bwonko. Kakajwi ndagushakira isabune na omo mbere yo kwinjira muri gereza kugira ngo utayanduza, mbanze kugukoropesha omo n'isabune, hanyuma winjiremo byibuza uhumura mutere imibavu y'amase. Nongere nkupurize igishahuro cyakarabasasa kuko nabonye ari byo bikubera. Nkwambike igikote cy'akagagi kuko nabonye usa n'akagagi. Bwana pilot uri guflightinga mu ndege yitwa Snow, hari icyo ufite cyo kongera kubaza umushinjacyaha w'ingegera? Njyewe ikintu namubaza ni ikintu kimwe gusa, ese nyuma yo kuva mu rubanza twumvisha imyanzuro yavuyemo yakatiwe imyaka 25, nyuma nasohoka akaba atarahindutse, muzamwongera indi myaka 3 yo gusubira kujya kwiga umwuga cyangwa muzamureka apfapfane burundu? Tuzajya kumwigisha guhinga mu misozi ndetse no mu butayu, ahingemo insoryi nizitera azabizira. Buriya intoryi n'agarasoryo washyana harano koko zakwera koko? Agomba guhinga intagarasoryo mu butayu bwa Nevada. Birakomeye pe. Ubwo se atabikoze avuye muri kasho? Aho ngaho
bimunaniye yajya gukomba umucanga wo muri Sahara Desert. reka nawe azajya mu rukiko avuga ngo rwose ngo nanjye reka nze umwunere azaguhenyuka kandi uri umucamanza bizagenda gute azame mama kandi uri umucamanza harya atanga mama niko njya numva bavuga yewe nanjye muhaye nyina kakagegera. Yes bantu bacu mudukunda kandi mukunda ibyo dukora tuzasubire ubutaha kuri mikoro ya Gacha Henry. Shout out.